Muri kino nimo urukundo rw'Imana ruri, si uko twe twakunze Imana ahubwo nuko ariyo yadukunze ikaduha umwana wayo kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu. Ntitubasha guceceka mu byo twiyumviye no mu byo twiboneye mu butumwa bwiza. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. For it's by grace that we've been saved, not of ourselves, but a gift of God, not of works, lest any man should boast. We cannot be silent of what we've heard and what we've seen in the gospel of our Lord Jesus. Amen. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko uzamwizera azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukisha kuhagirwa ariko kubyarwa bwa kabiri. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ibyo kwizerwa, ijambo n'ibyo kwizerwa, kandi rikwiriye kwemerwa rwose, kandi rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njyewe imbere. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kwa maana Mungu alipenda ulimwengu ikambidi kutoa mwana wake wa pekee ila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hatuwezi kukimya kwa yale tuliyoyaona na tuliyoyasikia katika injili bora. Uhora aravuze ati, mugaragu wanjye namara kubabazwa azanezerwa, azishimira imbuto z'umubabaro we. Mugaragu wanjye w'intungane azakoresha ubwenge, azabukoresha atume benshi baba intungane, azigerekaho ibicumuro byabo. Ntitubasha guceceka ku byo twiyumviye ndetse n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza bwa Kristo. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Uko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa kaba ariko yatuza agakizwa. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Nzi ubugingo buhoraho kandi zizanirikana iteka ryose, kandi ntawe uzazifunura mu kuboko kwanjye. Data wazima aruta bose, ntawubasha kuzifunura mu kuboko kwa data. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Ntidukwiye guceceka ibyo twiboneye n'ibyo twiyumviye mu butumwa bwiza. Have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him have also obtained access by faith into this grace in which we stand. We rejoice in the hope of the glory of God. Not only that, we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produces endurance, endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. We cannot keep quiet of what we saw and heard in the gospel. Ibyaha ari urupfu, ariko Imana y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo, ariko utumvira uwo mwana nta bugingo azabona, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Ntidushobora guceceka kubw'ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyongeye n'abari mu isi ntiyabikira abarera ibicumuro byabo. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kandi icyo Data ashaka ni iki? No kugira ngo umuntu witegereza
uwo mwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho, nawe azamuzura ku munsi w'amateka. Ntitubasha guceceka ibyo twiboneye n'ibyo twumvise mu butumwa bwiza. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Ntidushobora guceceka ibyo twiboneye n'ibyo twiyumviye mu butumwa bwiza. kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza aho bwabonetse. Ntidushobora guceceka ibyo twumvise n'ibyo twabonye mu butumwa bwiza. Isezerano ry'umurage ntirishobora gusohora urira atarapfa. Ni nako isezerano ry'ubugingo ritari gusohora Kristo atarapfa, kuko kuyikorera kutaruhije ndetse n'imitwaro twikoreye zitaremereye. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye ndetse n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi kanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. kuko umbonye wese abonye ubugingo kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka, ariko uncumuraho aba yononye ubugingo bwe. Abanyanga bose baba bakunze urupfu. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Ntitubasha guceceka na gato ibyo twiyumviye twaniboneye mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, kuva ku Bayuda kugeza ku Bagiriki. Kuko muri bwo arimo gukiranuka kw'Imana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'amatwi yacu n'ibyo twiboneye n'amaso yacu. Yesu baramubaje bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudahishwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka bizeye bose bahishwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko hari Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo mwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ubwo twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana birabiruta. Kandi iby'Imana yahamije ni ibi, nuko yahamije by'umwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizeye wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntitubasha guceceka ku byo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge kugira ngo tumenye y'ukuri turi mu y'ukuri, kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Ntidushoboye guceceka ibyo twumvishe n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ariko ibi byandikiwe kugira ngo bizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Ntidushobora guceceka ibyo twumvise n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Imana yategetse imico kuva iturutse mu mwijima niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bw'ubwiza bw'Imana buri mu maso ya Yesu Kristo. Ntidufite guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, muri abanzi bayo mu mitima yanyu no mu mirimo yanyu, none yigishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire Imana muri abera
n'abaziranenge mutagawa. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye n'amaso yacu. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abayisiraheli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiye ubusa. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Kuko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni y'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Kristo niwe Mana yonyine yabashije gupfira abantu bayo. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Uwo niwe mu ngano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyacu gusa ahubwo n'ibyo bari mu isi hose. Ntitubasha guceceka ibyo twiboneye n'ibyo twumvise mu butumwa. Ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Nuko mugenda mwindurana no mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Tubasha guceceka ibyo twumvise n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanye. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko icyo Data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza Umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ku bwa kavukire yacu twariho kugirwa umujinya nk'abandi bose. Ntitubasha guceceka ibyo twumvishe n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, ubu turi abana b'Imana. Amen. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwabakijije. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ntitubasha guceceka ku byo twiboneye n'ibyo twiyumviye mu butumwa bwiza. Nuko bagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha. Kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose iby'amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko icyo Data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza Umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Bukeye bwaho abona Yesu aje aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye ibyo twiboneye ubutumwa bwiza. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Umwemera wese ntacirwa urubanza, ariko utemera abacira urubanza, kuko atemera izina ry'Umwana w'ikinege w'Imana. Yesu yarabihamije ati, kuko icyo Data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza Umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byaza mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera kuri bose kuko bose bakoze ibyaha. Nk'uko bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Ntidushobora guceceka ibyo twumvise n'ibyo twabonye mu butumwa bwiza. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye Natani. Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese, ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tube ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Ntitubasha guceceka ibyo twiboneye n'ibyo twiyumviye mu butumwa bwiza.
nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ni uko bakumenya ko ari Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwatumye ari we Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite. Ntitubasha guceceka ibyo twiboneye n'ibyo twiyumviye mu butumwa bwiza. Erega ubutumwa bwiza ni mumuze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera gukomezwa nako, nk'uko handitswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Muri iki ni mu rukundo ruri, si uko ariko twakunze Imana, ahubwo nuko ari Imana yadukunze ikohereza umwana wayo mu isi kuba impongano y'ibyaha byacu. Bakundwa, ubwo twakunzwe urukundo rungana rutyo, natwe dukwiye gukundana. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko mwari intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari we murinzi wabwo. Tubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guhabwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo, badupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nabo. Ntidushobora guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Yesu aramubwira ati, njye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Twabamwizeye dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Imana yacu ikomeye n'umukiza. Ntitubasha guceceka ku byo twiyumviye n'ibyo twiboneye ubutumwa bwiza. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons entendu et vu dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Birakomeye ko umuntu yapfira umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu atinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda, ubwo Kristo adupfiraga tukiri abanyabyaha. Tubasha guceceka ku byo twiboneye n'ibyo twiyumviye mu butumwa bwiza. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twe bakizwa ni imbaraga z'Imana. Ntitubasha guceceka ku byo twiboneye n'ibyo twiyumviye mu butumwa bwiza. Uku niko byanditswe ngo, umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ntitubasha guceceka ibyo twumvise n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ubu n'amahoro bigwire muri mwe, mubeshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'Imana bwayo zatugabiye ibintu byose, zizana ubugingo no kuba Imana. Tubeshejwe no kumenya neza uwadumagasha ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Nuko ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Roma 3:23 haravuga ngo ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, bagatsindishijwe n'ubuntu bwe bibahera ubusa. Tubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kristo niwe kuzuka n'ubugingo, umwizera wese naho yaba yarapfuye azabaho iteka. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Tubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamwimbye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ukuri ni ukuri, ndakubwira yuko umuntu utavutse ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kristo ni Imana yambaye umubiri, ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana.
ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Uwiteka acungura ubugingo bw'abagaragu be, naho mu bamwizera uzacirwaho iteka. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kristo niwe muganuro w'abazutse, ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Uri muri Kristo Yesu uri icyaremwe gishya. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza. Niwe twamamaza, tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana. Umuntu wese amaze gutunganyirizwa rwose muri Kristo Yesu. Ntitubasha guceceka ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye mu butumwa bwiza.